dushimiye umunsi mwiza Imana yongeye kuduha, umunsi w'Uwiteka Imana yaremye kugira ngo tuwishimiremo. Nejejwe no gusangira namwe iri jambo ry'Imana tugiye gusangira ahangaha rivuga ku mwuka wera. Nejejwe no kuba kuri uyu munsi, ndetse umunsi tugiye kuganiraho ijambo umwuka wera. Reka dusenge kugira ngo dutangire tuganira ijambo ry'Imana. Mana, duciye bugufi imbere yawe tugushima tuguhimbaza, duciye bugufi tukuramya tuvuga kuri Imana yo kwizerwa. Turagushimira umunsi mwiza nk'uyu duhaye, tugushimira ineza yawe n'urukundo rwawe. Mwuka wera, tuguhaye ikaze hagati muri twe, ngwino tuyobore. Mwuka wera, ngwino twigishe. Mwuka wera, ngwino dufashe. Urakoze kuko ugiye kudufasha muri byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Dushimiye Imana kubw'uyu munsi mwiza Imana ituremeye kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Turimo mu bihe byo kwitegura Pentecote cyangwa se umwuka wera. Ndagira ngo tujye gusangira amagambo tugiye gusangirira hamwe avuga ku mwuka wera. Bijya binezeza cyane iyo iri jambo nganira kuri iri jambo rijyanye n'umwuka wera. Iri jambo ndarikunda kuko umwuka wera mu buzima bw'umukristo, umwuka wera afite uruhare runini mu buzima bw'umukristo. Umwuka wera turajya kureba umwuka wera ukunda dufasha mu bintu bitandukanye. Turebe uruhare rw'umwuka wera. Kuri uyu munsi ndagira ngo tujye gufatikanya turebe akamaro k'umwuka wera. Akamaro k'umwuka wera. Turajya kureba akamaro k'umwuka wera, turebe mu bice bigeze kuri bitatu. Ariko cyane cyane muri ibyo bice ko ari bitatu, nifuza yuko tujye kuganira ku gace ka gatatu kavuga ku kamaro k'umwuka wera mu buzima bw'abizera. Akamaro k'umwuka wera mu buzima bw'abizera. Ariko reka tubanze turebe muri ibi bice bindi bibiri, hanyuma turajya gutindaho kuri aka gace ka gatatu. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cy'Abaroma. Igitabo cy'Abaroma ni igice cya 8 umurongo wa 26. Igitabo cy'Abaroma ibice ni 8 umurongo ni wa 26. Bibiliya iravuga ngo uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacyo, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Reka nsubire kuri uwo murongo, n'umurongo wa 26, igice ni cya 8. Haravuga ngo uko niko umwuka adufasha mu ntege nke zacyo, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Haleluya. Narimvuze ngo tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ku kamaro k'umwuka wera. Akamaro k'umwuka wera. Umwuka wera ufite umumaro mu buzima bw'abantu, cyangwa se ufite umumaro mu bintu bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu mibereho yacu ya buri munsi. Kuko narimvuze ngo turareba mu bice bitatu, nubwo hariho byinshi, ariko nakwemwe ibi bice bitatu ku gice cya gatatu cyangwa se agace ka gatatu. Nifuje yuko ariko tujya gutindaho tuvuga ku kamaro k'umwuka wera. Icya mbere ni akamaro k'umwuka wera mu bikorwa by'Imana. Akamaro k'umwuka wera mu bikorwa by'Imana. Iyo dusomye mu itangiriro igice cya mbere, umurongo waho wa mbere ndetse ugakomeza ku murongo wa 5, ubona Imana ijya kurema. Reka nsome muri icyo gice. Itangiriro ni igice cya mbere, n'ubundi iki gitabo cy'itangiriro aricyo gitabo kibanza. Haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, wariho ubusabusa. Umwijima
wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Haleluya. Twari tuvuze ngo akamaro k'umwuka wera mu bikorwa by'Imana. Akamaro k'umwuka wera mu bikorwa by'Imana, muri aka gace ka mbere turabona kuremwa kw'isi, aho bavuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ijya kurema ijuru n'isi. Bibiliya yavuze ngo isi ngo yari itwikiriwe n'umwijima, isi ntiyari ifite ishusho. Nuvuga ngo isi ntiyari ifite ishusho, isi yari itagira ishusho, ngo yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Haleluya. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, ariko ku gace kari munsi Bibiliya yavuze ngo umwuka wera yararaririye, cyangwa se yaratwikiriye. Umwuka wera yaratwikiriye wa mwijima, yaratwikiriye wa muhengeri, yaratwikiriye, araririye. Haleluya. Bibiliya iyo ukomeje ugasoma, Bibiliya iravuga ngo uwo mwuka warurare, ngo nyuma yabwo niho tubona Imana itangira noneho gutandukanya umwijima n'umucyo, itangira gutandukanya umwijima n'umucyo. Nuvuga ngo umwuka wera, turimo turavuga ku mumaro w'umwuka wera. Umwuka wera aho araririye, umwuka wera aho ari, umwuka wera aho ageze, ni ukuvuga ngo abasha atandukanya umwijima n'umucyo, atandukanya ibintu, agaragaza ibintu. Kuko Bibiliya yavuze ngo umwuka wera ngo yararaririye hejuru, ngo maze umwuka w'Imana ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona ko umucyo ko ari mwiza. Ni ukuvuga ngo Imana itangira kurema kubera ko umwuka wera yaraririye, yari hejuru ya byose. Umwuka wera afite imbaraga, cyangwa se umwuka wera, ubushize twavuze ku mwuka wera, tuvuga umwuka wera uburyo ababara, umwuka wera uburyo yishima, umwuka wera uburyo anezerwa. Agace ka kabiri aravuga ngo akamaro k'umwuka wera ku batuye isi bose. Akamaro k'umwuka wera ku batuye isi bose. Reka dusome mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7. Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7 haravuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Gace kakavuga ngo akamaro k'umwuka wera ku batuye isi bose. Ku batuye isi bose nuvuga ngo naho turabona umumaro w'umwuka wera. Umumaro w'umwuka wera kuri iki gice cya 2 umurongo wa 7 yavuze ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu. Umuntu Imana yamukuye mu mukungugu, ariko kugira ngo umuntu agire ubugingo, kuri umurongo wa 7 yavuze ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ni ukuvuga ngo umwuka wera mu bantu bose, Imana yahumetse umwuka wayo, iwuhumekera muri wa mukungugu. Nuvuga ngo mu kintu kitari gifite agaciro, umukungugu, igitaka, ariko umwuka wera ahageze, umwuka wera azana ubugingo mu muntu. Umuntu ahinduka, cyangwa se umuntu agira ubugingo bitewe na wa mwuka wera Imana yahumekeye mu mazuru. Ngo imaze guhumekera mu mazuru, imuhumekeyemo umwuka wayo, ngo umuntu agira ubugingo. Haleluya. Umwuka wera
aho ageze atanga ubugingo. Umwuka wera aho ageze ahembura ibintu. Umwuka wera azarema akazana akarema ibyari bipfuye bigahinduka bizima. Kuko iyo muri cya gice twasomye mbere cyo mu itangiriro, kuri ka gace ka mbere kavuga ngo akamaro k'umwuka wera mu bikorwa by'Imana, Bibiliya tubwira ngo ibintu byose byari bisa n'ibipfuye, ibintu byose byari bisa n'ibidafite ishusho. Nuvuga ngo nta shusho byari bifite, ariko umwuka wera araririye hejuru. Muri kwa kurarira hejuru havuyemo ubuzima. Imana itandukanya umucyo, itandukanya umwijima. Nuvuga ngo isi itangira kugira ishusho, isi itangira kugira ubuzima. Nuvuga ngo ikimera cyose kibasha kumera ku isi kubera imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Umwuka wera afite imbaraga. Umwuka wera azana guhembuka, azana gukira. Umwuka wera afite ubushobozi. Icya gatatu aricyo tugiye kuganiraho cyane, njye gutindaho, ni akamaro k'umwuka wera mu bizera. Akamaro k'umwuka wera mu buzima bw'abizera. Yesu ashimwe cyane. Akamaro k'umwuka wera, akamaro k'umwuka wera mu bizera. Akamaro k'umwuka wera mu bizera. Abizera Imana, reka nkubwire, nta kindi gishobora kugufasha, nta kindi cyadufasha. Umukristo udafite umwuka wera abasa ni nk'imodoka idafite esanse, ni nk'imodoka idafite moteri. Nuvuga ngo nta kintu yabivuze, ntacyo yakora, ntiwayigendesha. Bibiliya yavuze ngo umwuka wera, umumaro w'umwuka wera mu bizera. Niyo mpamvu Yesu Kristo ajya kujya mu ijuru yasezeranije abigishwa be, abasezeranya arababwira ngo igifite icyo kibamarira, ikigira umumaro, igikwiriye nuko nagenda, ariko aravuga ngo ningenda ngo nzabohereza umwuka wera. Haleluya. Nzabohereza umwuka wera, kandi uwo mwuka wera azabana nawe. Uwo mwuka wera azabafasha, uwo mwuka wera azabahumuriza, uwo mwuka wera azababwira n'ibyenda kuza. Haleluya. Umwuka wera mu buzima bw'abizera. Umwuka wera mu buzima bw'abizera hari amagambo ageze kuri 3 cyangwa se 5 turi bujye kuvuga ku mumaro, cyangwa se umwuka wera mu bizera. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Igice cya mbere umurongo wa 8, Bibiliya itwereka neza, iravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Reka tubanze tureba ku gace ka mbere, avuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Buriya kunesha kw'ikintu cyose ni imbaraga. Nuvuga ngo kugira ngo uneshe nuko uba ufite imbaraga, kugira ngo utsindwe nuko za mbaraga ziba zatangiye kugabanuka. Iyo za mbaraga zatangiye kugabanuka, umuntu aratsindwa. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzahabwa imbaraga. Izi mbaraga yarimo kubasezeranya zari imbaraga z'uburyo butandukanye. Zari imbaraga zo guhamya, zari imbaraga zo gutsinda. Nuvuga ngo umwuka wera, twavuze ubushize turavuga ngo umwuka wera ntabwo ari imbaraga, turavuga ngo ahubwo umwuka wera atanga imbaraga, ajya atanga imbaraga ku bizera. Nuvuga ngo umwuka wera aha imbaraga abizera. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Umwuka wera iyaje mu bakristo, mu bizera, abaha imbaraga. Bibiliya itwereka abantu benshi muri cya gihe Yesu Kristo arimo gusezeranya abigishwa, ababwira yuko bazahabwa imbaraga. Tubona uburyo batinya, bari abanyantege nkeya, ariko umwuka wera amaze kumanuka, umwuka wera ahageze, umwuka wera amaze kubaha imbaraga, amaze kubongerera imbaraga, batangira guhamya Yesu,
batangira kumuhamya i Yerusalemu, batangira kumuhamya i Yudaya, batangira kumuhamya mu bakomeye, batangira kumuhamya ahantu hose. Reka nkubwire, umwuka wera ajya duha imbaraga. Yesu ashimwe. Umwuka wera ajya duha imbaraga zo guhamya Kristo. Umwuka wera ajya duha imbaraga zo kudutinyura, ikaduhindura abahamya bo guhamya Kristo. Icya kabiri yarabwiye ngo azabayobora mu kuri kose. Umwuka wera atuyobora, cyangwa se ayobora abantu mu kuri, mu bizera, ayobora abizera mu kuri kose. Umwuka wera atuyobora mu kuri. Ukuri ninde? Ukuri ni Yesu Kristo. Ntabwo ushobora kumenya Yesu Kristo utabishobojwe n'umwuka wera. Ntabwo ushobora guhamya Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi utabishobojwe n'umwuka wera, ku bwa kamere y'umuntu, ku bw'imbaraga z'ubumuntu. Reka ngubwire, sinabishobora, ntitwabishobora, ariko umwuka wera azaduha imbaraga. Umwuka wera atuyobora akatwereka Yesu Kristo. Umwuka wera ajya twereka Yesu Kristo. Abefeso, icyanditswe ndagikunda cyane, Abefeso igice cya mbere murongo wa 17. Reka mbasome nihuta. Abefeso igice cya mbere murongo wa 17 ni icyanditswe nkunda cyane, haba ngo azatuyobora mu kuri kose. Umwuka wera atuyobora atwereka Yesu Kristo. Haleluya. Umwuka wera atuyobora akatwereka Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo uwo niwe kuri, niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Igice cya mbere umurongo wa 17 Bibiliya iravuga ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishukirwa, bitume muyimenya. Haleluya. Hano kuri umurongo wa 17 ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge. Haleluya. Ibahe umwuka w'ubwenge. Umwuka ajya atanga ubwenge. Umwuka ajya azana guhishukirwa. Umuntu agahishukirwa ubwenge. Umuntu ashobora kujya mu ishuri, ntabwo yiga ubwenge, yiga ubumenyi, ashaka ubumenyi. Niyo mpamvu umuntu bavuga ngo n'umumenyi ku bintu runaka, yispecialize ku bintu runaka, byenda ku magufwa cyangwa se ku bindi ikintu rumwe. Ariko reka ngubwire, ijambo ry'Imana bavuga ngo umwuka wera atanga ubwenge. Niyo mpamvu na Salomo yabyanditse mu gitabo cy'imigani avuga ngo dore kubaho Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kuri uyu murongo rero wa 17 aravuga ngo kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge. Cya kabiri, ibahe umwuka wo guhishukirwa, kugira ngo bitume, haleluya, bitume, iduhe umwuka w'ubwenge, iduhe umwuka wo guhishukirwa, ngo kugira ngo tuyimenye. Umwuka wera rero ajya duha umwuka w'ubwenge, akazana guhishukirwa, revelation, guhishukirwa, kugira ngo tumenye Yesu Kristo, kugira ngo tumenye Imana, kugira ngo duhishukirwe Yesu Kristo, wa wundi wapfuye, wa wundi wazutse, wa wundi uzagaruka akaza gutwara itorero ryiwe. Haleluya. Icya gatatu umwuka wera ajya akora, umwuka wera atsinda abisi akabemeza ibyaha. Haleluya. Cyo ni icya gatatu umwuka wera ajya akora mu bizera, umurimo w'umwuka wera ukomeye, gutsinda abisi, kwemeza abisi. Tubona ba Petero wabemeje, tubona ndetse na yankone hamwe. Umwuka wera iyo ageze mu buzima bw'abize, iyo ageze mu buzima bw'umuntu, nuvuga ngo umumaro ukomeye, umurimo ukomeye ni ukwemeza. Reka nkubwire, umuntu ashobora kukubwiriza akakubwiriza ukumva wafashijwe, ariko kwemeza wera
w'umwuka wera mu buzima bw'umuntu. Umuntu intege nkeze, kwemeza umuntu akumva aratsinzwe. Wari wabona umuntu w'umugabo umwuka wera wafashe, umwuka wera wakozeho, umwuka wera wamwemeje, ukabona umuntu w'umugabo amarira arimo araza, ukabona umuntu w'umugabo arimo ararira. Ubundi baravuga ngo amarira y'umugabo ngo atemba ajya mu nda. Ariko reka nkubwirishe ukuri, iyo umwuka wera wahageze, iyo umwuka wera yahageze, yamarira atemba asohoka n'inyuma mukayabona. Kubera iki? Imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera ajya yemeza abantu, umwuka wera aratwemeza. Hari igihe ushobora kugira umuntu ukamugira inama, ukamubwira ngo dore runaka, nukuri ndabona uri mu ntege nke, dore ibi ngibi ntibyagenze neza, akagutsembera akarahira. Ariko reka nkubwire, iyo umwuka wera yageze mu buzima bwiwe, iyo umwuka wera yamugezeho, iyo umwuka wera yinjiye mu buzima, mu bugingo bwe, aramwemeza, umuntu agatsindwa. Cya kane, umurimo wa kane, umwuka wera adufasha kwica ingeso za kamere. Adufasha umwuka wera, umurimo wundi wa kane umwuka wera akora mu buzima bw'abizera ni ukwica ingeso za kamere. Buriya reka mbabwire, umuntu navuga ngo ari muri makere y'icyaha, kuko umuntu, kamere y'umuntu igihe cyose ibishaka gukora icyaha. Ariko ikintu kimwe gifasha umuntu, ikintu gishobora kugufasha mu buzima bwawe, ikintu gifasha umukristo mu buzima bwiwe, nta kindi, ni umwuka wera. Iyo umwuka wera ari mu buzima bwacu, ngo yica kamere, kuko kamere yacu irararikira, kamere yacu irifuza, kamere yacu ihora buri gihe cyose irwana. Ngo umuntu aba arwana na kamere iba mu muntu, kamere yo kurarikira, kamere y'icyaha, kamere y'ikibi. Niko Pawulo yavuze ngo ngerageza gukora ibyiza, ngo ibibi bikanyitanga imbere. Ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikanyitanga imbere. Kubera iki? Kubera kamere. Hari kamere ikurura umuntu, hari kamere irarikira, hari kamere buri gihe turwana nayo. Ariko reka nkubwire, umurimo w'umwuka wera mu buzima bw'umukristo, umurimo w'umwuka wera mu buzima bw'umukristo nuko yica irya kamere. Ngo yica kamere mu buzima bwacu, arwana na za kamere zirari, za kamere z'amashari, za kamere z'inzangano, za kamere z'amacakubiri, za kamere z'amoko, za kamere zose. Izo ngizo nizo zitwuzuye, nizo zuzuye umuntu. Ariko umwuka wera, haleluya, umwuka wera iyo ahageze, umwuka wera iyo ahageze, umwuka wera iyo umwemereye, umwuka wera iyo tumwemereye, yica kamere mu buzima bwacu. Yica kamere, akica kamere y'irari, akica kamere y'ishari, akica kamere y'amagambo, akica kamere. Ngo zikagenda umunsi ku wundi. Umurimo w'umwuka wera wa kane ni ukwica kamere mu buzima bwacu. Abaroma 8, ntabwo ngiye kuhasoma, ujye kuhasoma mwitonze. Abaroma 8 umurongo wa 8 haravuga ngo abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Icya gatanu, umwuka wera adufasha kwera imbuto zawo muri twe. Umwuka wera adufasha kwera imbuto. Ntabwo ari imbuto zacu, oya, ni imbuto z'umwuka wera. Ngo umwuka wera adufasha kwera imbuto z'umwuka wera. Haleluya. Ntabwo hari imbuto umuntu yerera abandi, hari imbuto umuntu yerera Imana. Ariko umwuka wera, twebwe tumeze nk'umurima uhinzwe. Ngo umwuka wera ashiramo imbuto. Ngo adufasha rero za mbuto. Umwuka wera ajya adufasha kugira ngo tubashe kwera
imbuto za mwuka wera. Imbuto z'umwuka wera ujye kuzisoma hariya mu Bagalatiya, irakwereka imbuto z'umwuka wera. Nuvuga ngo umwuka wera ajya adufasha kwera imbuto z'umwuka wera. Ejo ugasanga umuntu umwuka wera yagufasha kubera ko wakiriye umwuka wera, kubera ko wakinguye umutima wawe, kubera ko umwuka wera wemeye ko kuyobora. Ni nako n'ijambo ry'Imana rivuga, iravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera bose ngo abo nibo bana biki b'Imana. Abana b'Imana ni abayoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera ajya adufasha kwera imbuto za mwuka wera. Haleluya. Ajya adufasha kwera imbuto z'umwuka wera. Hari impano zerekana umukristo utangiye urugendo. Umwuka wera azadufasha, kandi Bibiliya navuga ngo umwuka wera ngo atanga n'impano, ngo ajya atanga n'impano, ngo kandi ngo agatanga uko ashaka, kuko impano zidufasha mu gutangira urugendo. Ariko imbuto zigaragara ku muntu wakuze. Ushobora kubona imbuto, iyo ubonye imbuto uhita umenya n'igiti zikomokaho, ukavuga ngo iyi mbuto y'avoka ikomoka kuri avoka. Reka nkubwire, imbuto ku mukristo igaragaza gukura k'umukristo. Ntuvuga ngo gukura aho ugejeje. Imbuto ntabwo ipfa kwera gusa, ntabwo imbuto upfa kuyibona gusa, uyibona mu gihe gikwiriye, mu gihe cya giti kigeze igihe cyo kwera. Kandi imbuto igaragaza neza igiti yezeho. Reka nkubwire rero, umwuka wera ajya adufasha kwera imbuto z'umwuka wera. Umwuka wera adufasha kwera imbuto z'umwuka wera. Cya gatandatu aricyo njya gusorezaho, umwuka wera adufasha gukora ibitangaza. Ibitangaza byose mubona, reka nkubwire, biterwa n'umwuka wera. Umwuka wera ni udushoboza, n'umushoboza udushoboza abantu, ibimuga bigahaguruka, ibirema kubera umwuka wera ajya adushoboza. Umwuka wera niwe udufasha. Aho twasomye ariho nshaka kugira ngo nsoreze, ni mu gitabo cy'Abaroma. Igitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 26, aho niho twatangiye dusoma umurongo wa 26. Havuze ngo uko niko umwuka adufasha mu ntege nke zacyo, nk'uko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Haleluya. Umwuka wera ajya tunihira, ajya niha imbere ya Data. Haleluya. Hari igihe umuntu, reka nkubwire, hari igihe ushobora kugira ibibazo, hari igihe ushobora kunyura mu bibazo ukumva nta n'uwo wanihira wanabwira. Umwuka wera azajya imbere ya Data. Umwuka wera ajya tunihira imbere ya Data. Umuririmbyi yabivuze neza, yaravuze ngo Uwiteka umucamanza iyo ambonye amaraso ye, ngo ntajya ncira urubanza, ahubwo ajya anyita ukiranutse. Umwuka wera ajya imbere ya Data. Birabona senga nuko bikwiriye. Rimwe na rimwe hari igihe ushobora kumva umuntu aratondekanya amagambo meza arayakiranya. Urukumva aratondekanya amagambo arayavuga neza, ariko reka nkubwirishe ukuri, umwuka wera niwe ujya utunihira. Umwuka wera niwe ujya udusabira. Umwuka wera ajya imbere ya Data. Umwuka wera akakunira, akakwingingira, akagusabira. Nshuti mwene Data, ndakwifuriza kuyoborwa n'umwuka wera. Ntaho wagera udafite umwuka. Ntacyo washobora udafite umwuka. Emerera umwuka wera agati muri wowe. Emerera umwuka wera kugira ngo asuke mu imbaraga. Ingingo ya mbere twavuze muri za ngingo tuvuze ko ari 6. Iya mbere yavuze ngo umwuka wera aduha imbaraga zo gutsinda icyaha. Umwuka wera aduha imbaraga zo kunesha isi n'imbaraga z'isi. Umwuka wera afite imbaraga zo gutsindishiriza ibyakunaniye, irari ryakunaniye. Umwuka
agahishura bihishwe kuko ngo uwo mwuka azabigisha ndakwifuriza kugira ngo wakire umwuka wera yagiye yigaragaza mu bihe bitandukanye ariko Yesu Kristo azaboherereza umwuka wera kandi uwo mwuka wera azabana namwe uwo mwuka wera azabigisha uwo mwuka wera azabaha imbaraga uwo mwuka wera azabakomeza umwuka w'Uwiteka nimwakire imbaraga zitangwa n'umwuka wera nimwakire imbaraga zitangwa n'umwuka wera reka dusenga Imana. Mana turagushima kuko uri kwizerwa duciye bugufi imbere y'amaso yawe tugushima kuko ari wowe byiringiro byacu turagushima kuko mwami wadusezeranije yuko utazadusiga nk'imfubyi ariko uzatwoherereza umwuka wera kandi uwo mwuka wera azabana natwe uwo mwuka wera azaduha imbaraga kuko muri iyi si duhura n'ibitugora duhura n'ibitunaniza duhura n'ibiduca intege duhura n'ibiturusha ariko turagushima ko dufite umwuka wera utanga imbaraga umwuka wera utuneshereza umwuka wera udutsindishiriza umwuka wera utuyobora mu kuri kose urakoze kuko uri Imana igira neza mwuka wera komeza kutuyobora mwuka wera komeza utuyobora utwigishe kandi uture muri twe icyubahiro reka kibi cyawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen. Imana ibaho umugisha mugendane kandi mwakire umwuka w'Uwiteka amen.